Nshuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku Gakiza TV, amahoro y'Imana abane nawe. Uri kumwe na Desire, ni mwene so muri Kristo Yesu. Nagira ngo dusome ubwo ibyakozwe n'intumwa ibice 10 murongo 34 na 35. Haravuga ngo Petero atora amagambo ati: "Nukuri menye yuko Imana itarabanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera." Kadusenge. Data mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ritubwiye kutarabanura ku butoni, turasenze kugira ngo natwe duhe kwemerwa kubw'ijambo ryawe. Ubuntu bwawe bubane natwe, waratwemeye igihe twakwakira nk'umwami n'umukiza, ariko nanone uduhe kunguka kukumenya kugira ngo turusheho kusa nawe no guhinduka ku ngeso zacu, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana binyuze mu butumwa bukiza. Tugiye kuganira ko kunguka ubumenyi bituma turyoherwa n'agakiza. Kunguka ubumenyi bituma turyoherwa n'agakiza. Hano Petero aravuze ngo nukuri menye yuko Imana itarabanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Nawe tekereza, Petero yahamagawe na Yesu, baragendana, banabanye mu rugo. Inzu yo kwa Petero Yesu yarayifashishije inshuro nyinshi kubera ko niko gace Yesu yakoreyemo umurimo igihe kinini. Hanyuma baragendanye mu bihe byose, baranakundana kubera ko uribuka yigeze amubaza ngo urankunda, aravuga ngo yego ndagukunda, aramubwira ngo ragira intama. Uyu muntu tekereza ko nyuma y'igihe kinini Yesu yaragiye mu ijuru, yaravuze ngo nukuri menye yuko Imana itarabanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Iki gihe Petero yari nka representant legal w'itorero, niwe yarahagarariye itorero i Yerusalemu. Yari umuntu ubereyeho kugira ngo amahanga yose akizwe, ariko hari ukuntu yari yaragumanye akantu ko hakizwa abayuda gusa. Yari azi ko hakizwa abayuda gusa. Noneho igihe kimwe yumvisha amakuru ko Pawulo arimo kubwiriza abanyamahanga, birasa nkaho byamugoye. Muribuka inama y'i Yerusalemu ibyo yanzuye ku banyamahanga. Hanyuma Petero rero yaje kujya kwa Korneliyo, yari umunyamahanga, amubwiriza ubutumwa bwiza, ariko abyemezwa n'imbaraga nyinshi z'ubumana. Muribuka za nzozi yarose igihe yari kwa Simoni umuhazi w'impu, akarota ikintu kivuye mu ijuru kirimo inyamaswa abayuda batajya. Hanyuma Imana ikamubwira ngo ntabagajya, akavuga ati nukuri kuva navuka sindajya ibintu bihumanye, ibyo bintu ntabwo nabigira. Imana iramubwira ngo ibyo mpumanuye ni gute wowe byita ibihumanye. Byaje kurangira yemeye kujya kwa Korneliyo. Hanyuma ateruye amagambo, atangiye kuvuga ibya Kristo, umwuka wera manuka bimeze neza nk'uko byagenze i Yerusalemu ku munsi wa Pentekote. Petero arangije avuga aya magambo dusomye, aravuga ngo nukuri menye ko Imana itarobanura ku butoni. Hari abantu bakijijwe, ariko hari ibindi bakwiriye kumenya. Hari umuntu w'inshuti ukunda kuvuga ngo ibyo tutazi bibaho. Hano havuga ngo menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose, si mu bayuda gusa. Hari igihe abantu bakizwa bagahita bumva idini ryabo, korale yabo, abanyamasengesho babo, mbese bo nicyo kibazo kiri mu madini menshi. Bumva ko atabandi, hirya yabo nta bandi. Ibyo bintu birimo inyungu z'idini kuruta kuba inyungu z'ubwami bw'Imana. Kuba wumva nta bandi bantu hirya yanyu, biri mu nyungu zanyu, apana inyungu z'ubwami bw'Imana. Kubera ko mu nyungu z'ubwami bw'Imana haravuze ngo nukuri menye ko Imana itarobanura ku butoni, mu mahanga yose
ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Nibaza abantu bakijijwe bakemera Kristo kuko mudasangiye discipline gusa, kuko mudasangiye urusengero, kuko mudasangiye igihugu, kuko mudasangiye agace, ugahita wihanukira ukavuga ngo n'abapagani, ukavuga ngo ntibazabona ubugingo buhoraho. Ubwo waba utaniye na Petero mbere y'uko amenya. Petero mbere y'uko amenya yarazi ko hakizwa abayuda gusa. Petero mbere y'uko amenya, mbere y'uko umwuka wari umanuka mu banyamahanga, yarazi ko nta bandi bantu Imana yateguriye agakiza usibye abayuda bonyine. Ubwibone cyangwa se inaringe niyo itubwira ngo ni twebwe twenyine. None se reka nkubaze, ibi bintu ko ari by'ubwami bw'Imana kubera ko bigira ibyawe wenyine? Ko Yesu yapfiriye isi yose, Yesu ko yapfiriye abantu bo mu byahishuwe, haravuga ngo Yohana yabonye abantu bo mu ndimi zose, mu moko yose bahagaze imbere y'Imana. Ni gute wowe ubigira ibyo muri church yanyu gusa, ubigira ibya korale yanyu, ubigira ibya groupe musengana? Ni gute ubigira iby'urusengero rumwe kandi ari by'amahanga yose? Ibi nibyo dukwiye kumenya. Paulo yaravuze ngo ni ukuri menye ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera, nubwo mutambara kimwe, nubwo mudasokoza kimwe, nubwo mutavuga kimwe, nubwo batabikora nk'uko mubikora, ariko mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana iramwemera. Ikibazo kiri heherera? Ikibazo kiri mu kuba ab'Imana yemeye wowe utabemera, ugahita wibwira ko n'Imana nabitabemera. Oya, ntabwo ari byo. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Nubwo yaba adasenga nkawe, nubwo yaba adakora, apfa kuba gusa yubaha, yarakiriye Kristo umwami n'umukiza, hanyuma akuzura umwuka wera, agakora ibyo Imana ishaka. Kunguka ubumenyi bituma turyoherwa n'agakiza. Kuba dutinze mu itorero ntabwo bivuga ko tuzi ibintu byose. Hoya, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Dukwiye guhora dusaba Imana ngo twungure ubumenyi kugira ngo tumenye uburyo agakiza kagutse, kugira ngo tumenye ubugari bwa Kristo. Paulo yaravuze ngo menye n'imbaraga ze, shushanywe n'urupfu rwe, menye urukundo rwe, menye ubujyakuzimu, menye umurambararo, menye. Dukwiye kumenya Kristo mu nguni nyinshi. Umuntu yibwira ko ari icazi aba ari ntaco aramenya ukurikije ibyo akagombye kubaza. Kristo tumufiteho byinshi tutabonera ibisobanuro. Muri Kristo haragutse. N'ibyo utazi bibaho, ahubwo ukwiye gusaba Imana kurushaho kunguka ubumenyi. Bijya bimbabaza iyo mbonye abantu bamaze imyaka 3, 5, 10, 20 kubera ko abitinzemo akajya yumvaza ibintu byose. Hoya, tuzarinda tuva mu isi tutabizi byose. Umva ubuhamya bwa Paulo, yaravuze ngo duhanura agace, tubwiriza agace, ibyuzuye tuzabimenya tugeze mu bwami. Naho ubundi ntabwo dushobora kumenya urukundo rw'Imana, ntabwo dushobora kumenya ubuntu Imana igira, ntabwo dushobora kumenya imbaraga zayo, ntabwo twamenya ubutabera bwayo, ntabwo twabimenya. Ahubwo iyo tugize agace twunguka mu byo kumenya Kristo, turushaho kumva turyohewe n'agakiza. Abantu bakunda kugenda, gukora ingendo nyinshi ku isi, bagenda babona ibindi bibanza byiza, ibindi bihugu byiza. Nge ahantu navukiye hari hagati y'imisozi miremire, noneho nkabanzi ku isi yose ingana gutyo. Mbabwira ikintu cyantangaje, igihe namenye ko hirya y'iyo misozi habaye abandi bantu, habaye ibindi bintu, habaho ahandi hantu heza kurutaho, byarantangaje kuko numvaga aho hantu ngeze amaso ari naho isi igarukira. Nkiri umwana nuko natekerezaga, ariko isi utekereza ko yaba ingana nuko ubitekereza. Oya, habaho ibindi bintu byiza, kandi iyo ubonye ibindi bintu byiza urushaho kuryoherwa, urushaho kunezerwa. Nugira ikintu uvumbura muri Kristo gishasha gitandukanye n'ibyo wari uzi, uzavuga wow, nibwo nkimenya ko Imana itarobanura ku butoni. Ntekereza ko aya magambo twese dushobora kuyavuga kubera ko
ukuri dusohoyemo aba ariko tugenderamo, nta waducira urubanza. Yego ibyo dukora bingana n'ubumenyi dufite, ariko nugira ikindi kintu umenya, ikintu dukwiye kuba dusengera ni ukubwira umwuka wera ngo mpumura amaso. Kambahe urugero rumwe. Yesu yigeze kujyana n'abigishwa ku musozi, ahageze ararabagirana ngo imyenda ye nta mumeshi wo ku isi yayimesa ngo ise nk'uko yasaga, mu maso he ngo haka nk'izuba. Hanyuma hahita haza Mose na Eliya. Sinshaka kwinjira mu byo bari baje gukora, ariko icyo kiganiro cy'abo basaza gisoza, Imana yafashe ijambo ihamiriza Yesu, iravuga ngo nguyu mwana nkunda nkamwishimira. Ba Petero bakangutse kuko bari basinziriye, uwo musozi urazamuka cyane kandi bishoboke ko bari bamaze iminsi bananiwe, bagezeyo barasinzira. Bakangutse bumvisha ijwi mu ijuru, Imana irimo guhamiriza Yesu, irimo gusoza uwo muhango w'icyari kizanye Mose na Eliya. Bahita bakanguka baravuga ngo duce ingando. Icyo nashaka kuvuga muri aya magambo ni iki? Muri iyi nkuru yacu nagira ngo mbabwire ko ntabwo ari Yesu yarabagiranye we niko asanzwe asa, ahubwo ni amaso y'abigishwa yakozweho, bamenye uwo bagendanaga. Umunsi amaso yawe yakozweho ukunguka ubumenyi muri Kristo, agakiza kazakuryohera. Umunsi amaso yawe yakozweho ukagira ibindi bintu umenya, uzavuga wawu, uzi ko Imana itarobanura ku butoni. Mu isi yose ukora ibyo gukiranuka akayubaha, Imana iramwemera. Dukwiye gusaba Imana kunguka ubumenyi. Reka dusenge amaso yacu akogweho, duhishurirwe Kristo mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe. Twe kugendana nawe tumushakaho imigati gusa, twe kugendana nawe dushaka uko dukiriza indwara, twe kugendana nawe kugira ngo aduhe amafaranga, oya, ahubwo shaka utanga amafaranga. Mumenye mu bugari, mu mbaraga, mumenye mu bushobozi, mumenye mu cyubahiro, mumenye mu bwami bwe, mumenye mu miterere, mumenye muri kamere ye. Iyo tuvuze mu izina rya Yesu tuba tuvuze ubushobozi, tuba tuvuze imiterere, tuba tuvuze imikorere, tuba tuvuze kubaho kwe, tuba tuvuze ibintu byinshi. Dukwiye kumumenya muri icyo kigero. Icyampa amaso yanjye nawe agakogwaho tukamumenya kuri icyo kigero, agakiza kazaturyohera, tuzabaho twumva turi abantu b'agaciro. Uzi ko Satani ashobora kudusuzugura kubera ko tutamenye ibi, kandi biwe arabizi kuko yahoranye na Yesu mu ijuru, yahoranye n'Imana, azi ubwiza. Muzi cyatumye Satani atera Adamu mu ngobyi ya Edeni, nuko Adamu na Eva bari bafite ubutware, bafite n'ubushobozi, kandi ibyo nibyo Satani yahoranye mu ijuru, arabyambugwa kubwo kwigomeka. Hanyuma abona abandi bantu babifite, aravuga ati kuko batabizi, batazi icyo bafite, nzabatera mbariganye. Iyo Satani azi kutabizi ashobora kukwambura icy'ingenzi. None se dufite abantu bangahe biganyira ko babuze gusa iby'umubiri kandi bafite agakiza, kugeza ubwo bafata imyanzuro mibi harimo no kwiyahura, akavuga ati agakiza ntacyo kamariye. Kuva Imana yaranyimye amafaranga ikanyima ibi n'ibi, agakiza ntacyo kamariye. Uyu muntu aba yarasobanukiwe n'agakiza icyo bivuze. Ese agakiza karamuryoheye? Ntakwiye gukogwa ku maso, agahumuka amaso, akamenya iby'Imana yiringiza abo yahamagaye. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Uburyo Imana ifunyika ibintu byayo, uburyo Imana yambara ambaraje y'Imana irasekeje. Kera muri ibi bihugu hakunda kuba amasashe y'umukara. Mu Rwanda ni Burundi banza barayaciye, ariko Kongo n'ahandi aracahari. Ndebera nk'uwafata zahabu cyangwa diyama akayifunyika mu gikarito karenze isashi y'umukara, hanyuma akaguha impano. Banza nawe wababara. Ariko iyo ufunguye ukinjiramo imbere, ushobora gusanga harimo ikintu cy'agaciro nubwo gifunyitse muri ambaraje y'umukara. Bibiliya avuga ngo yafashe ubwami bwayo ibishira mu nzabya z'ibumba, mu mibiri ibora, mu mibiri ibaho akanya gato, ishiramwo ubwami bw'iteka. Umva ibyo ni ukuntu bitangaje.
imibiri yacu ni nk'amasashi, ni ibintu bimara imyaka mikeya, bigwara, byifuza ibintu bitari byiza cyane, ariko abantu yapfunyitsemo ubwami. Pawulo yaravuze ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi, tugaragara nk'abapfa ntidupfa. Dukwiye kumenya ubwami bw'Imana. Umunsi amaso yawe yakozweho ugahumuka amaso, uzarushaho kuryoherwa n'agakiza. Kunguka ubumenyi bituma uryoherwa n'agakiza. Pawulo yaravuze ngo ni ukuri menye. Iyo yavuze kumenya ntabwo ari ubumenyi biga mu ishuri. Ubu bumenyi tubutandukanye n'ubwo biga mu ishuri. Mu ishuri biga bahabwa ubumenyi, ariko ubu bumenyi bavuga hano ngira ngo nuko ikinyarwanda kigoye, ni ihishurirwa. Ni ugukorwa ku maso ugahishurirwa Kristo mu yindi dimension, mu rundi rwego, ukamumenya mu bundi bwiza, mu mbaraga, mu bushobozi, mu mwimerere we. Ni ukuri menya. Icama amaso yacu agakogwaho tukarushaho kumenya. Abamumenye bamunambyeho, abamumenye ntibamukubwaho n'ibibonetse byose, abamumenye bafite uburyo bitwara, abamumenye babayeho ubuzima bunezerewe, abamumenye ntibamugereranya n'amanu n'ibiryo n'imyambaro, ntibamugereranya n'ibyo, kuko bamenye ikindi kintu cy'agaciro. Pawulo yaravuze ngo kubwo kumenya ibyo ngo bituma nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere, ndamarana kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu, ndiruka kugira ngo ngere ku mpera y'umuhamagaro wanjye. Yaravuze ngo nta nubwo nibaza ko maze kubihabwa, ahubwo nkubitana ibipfusi simpusha. Dukwiye kuba turi abantu bamenye ibyo. Hanyuma aravuga ngo kubwo kumenya ikirengeye byose, kumenya kiri hejuru ya byose, mufata ibindi bintu byose nk'igihombo. None iby'isi byasimbuye iby'ijuru. Abantu bubahira mu madini menshi n'amatorero, iby'isi byasimbuye iby'ijuru. Abantu bubahira Imana ibyibaha kuruta kubaha Imana ubwayo. Umunsi wamumenye ukaryoherwa n'umwuka wera, kuzura ubuntu bw'Imana, uzarushaho kumva uryohewe n'agakiza, uzarushaho kumva agakiza kakuryoheye. Reka dusengane tubwire Imana ngo ukore ku maso yacu, duhe kumenya kandi turusheho kuryoherwa n'agakiza. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ku magambo uvuganye natwe. Buri ikibazo dufite gikomeye kuruta ibindi nuko amaso yacu atarakogwaho. Amaso yacu ahumutse twarushaho kukumenya, amaso yacu ahumutse twarushaho kuryoherwa n'agakiza, amaso yacu ahumutse twabaho tunezerewe. Mwami, ibyo nibyo twabuze bituma twiganyira, Satani aradufatirana, bituma tutaryoherwa n'ic'ingenzi twakiriye. Ubuntu bwawe bubane natwe, udushoboze kubaho ubuzima wishimira, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.